Hello Agakino family, aho uri hose ndagushuje cyane, ukunda ibintu mbagezaho, unkunda nanjye umva nukuri ndagukunda pe. So uyu munsi natumiye umuntu tubanze tuvuge kuri hairstyle yiwe. Umva iyi hairstyle umva is one of my favorites. Umva nanjye nakunze look ufite kabisa. Thank you, go twakundanye. So uyu munsi natumiye umuntu uko mubona ni Cyuki, umukobwa mwiza. Reka twibwire hanyuma ducilinge. Amazina yanjye nitwa Cynthia Rurangirwa, nkaba ntuye i Nyamirambo, nkaba ndi inshuti na Agape. Ako kantu reka tugatindira tuye Nyamirambo. Iyo uvuze umuntu utuye Nyamirambo utatutekereza ibintu byinshi cyane. Nyamirambo, Biryogo, Kingo. Kabisa ni ahantu hatwika. N'ahantu hatwika. Mujya mwirata Nyamirambo ngo ni mwe ngo muba muri capitale ngo ya Kigali. Ni capitale kabisa y'umujyi wa Kigali. Ndetse sobanura. Ako kantu bwa mbere nakumvanye Urban Boys mu ndirimbo baririmbye mu capitale y'umujyi wa Kigali ngo mbona ari Nyamijose. Ariko ngiye bituma nyine bitekerezaho, nibwo nyuma naje kubona ko ibyo bavuga ari byo. None se abana b'Ijose ko mutoroshye, njye numva ngo abana b'Ijose ntabwo baba boroshye. Ni ibintu njye impamvu nabonye ko bavuze ko ari abana b'Inyamijose batoroshye, nuko ari abana bazi kwiyadapta, ubuzima bwose babubamo, ari ubuzima bukomeye, ari ubuzima bworoshye, byose babasha kubyiyadaptamo batitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. None sishatse kuvuga yuko twese abanyamijose tutazi kwiyadapta mu buzima bwose, nimutubwire muri comment. Buriya bazatubwira. Ntabwo tuzi kuba mu buzima bukomeye, ntabwo tuzi kuba mu buzima bworoshye, ntabwo tuzi kwiyadapta se. Ntabwo ari muri context nari mbivuzemo, nuko abana b'Inyamirambo bafite ukuntu bari sharp sinzi, kugira ngo uzajye kubona umwana w'Inyamirambo utazi gustragolinga, utazi gushakisha life, biba bigoye. Ari mutoya ari gukura amaze kurenga nk'imyaka 16 17, utubona umwana ukabona azi gustragolinga, azi gushaka life, ukabona ko ari abanyamugiye. So muri urumva muri capitale ya Kigali, twe tuba mu nkengero za Kigali. Tubwire amakuru y'i Kigali, trending news, amakuru mva niba muri capitale ya Kigali ubuze amakuru ari gutrendinga. Trending news ni nyinshi, muri siporo, muri entertainment, muri muzike. Tubwire muri ibyo music, entertainment n'ibyo byose. Muri music amakuru yagezweho nuko umusitari Dananone yazanye comeback, akaba ari umuntu abajene bakundaga cyane. Yari yaragiye ensiko gihari. Nyine yari yashizemo akagapu, yari yaragiye gukora kuri muzike ye cyane, ajya ku ishuri rya muzike kugira ngo akore neza ku mpano ye, akaba ari impamvu abantu bari baramubuze. Iyo ni inkuru ya mbere. Indi ya kabiri rega twapdatinge yandi makuru ubu ngubu ari kuvugwa cyane, kereka wenda inkuru ya Miss Elsa ko yakoze civil wedding, akaba ariyo nkuru abantu bongeye bituma abantu bari bamaze iminsi bacecetse bayivugaho cyane. Nabibonye yanasaga neza cyane. Ndumva amakuru yaducishije ariko twari tuyazi natwe. Ayo twari tuyazi ya Dani nayo waruse ko nayo yakubwiye. Cynthia rero mwamubonye, ubu hari agakino tugiye gukina, n'agakino ko kuruhuka ka this or that, kandi gatuma umuntu yatekereza. Hari abantu batagira amahitamo mu buzima. Hari abantu batazi guhitamo
agendera mu kigare ariko hari n'abandi bantu aba azi guhitamo aka gakino kagufasha kumenya ikintu wowe wahitamo haje ikindi kintu gitandukanye sinzi ko muri kubyumva so twagiye aho kugira ngo ube umuntu wa mbere uzi ubwenge ku isi like smartest person in the world cyangwa kuba umukire wa mbere ku isi richest person in the world wahitamo iki? nahitamo kuba umukire cyane ku isi. guys mutubwire muri comment mwebwe ibintu mwahitamo. wowe se wumva wahitamo iki? Jewe nahitamo kuba umukire wa mbere ku isi kuri umukire uri umunyabwenge burya urumva ko rwose ko agafaranga numva ngo kazana agafaransa ko numvise agafaranga kazana agafaransa uvuga ngo uri umukire uri umu intellectual of course ufite amafaranga ubasha kugira ahantu hose ushaka uratravelinga bigatuma ufunguka mu mutwe yego niba ufite amafaranga uyobora abanyabwenge cyane yes baragukorera rwose ako ntitugatinda karumvikana cyane urumva aho kugira ngo utabare abantu 100 mutaziranye cyangwa umuntu wawe w'agaciro umwe aba ari utabara urugero hagiye kuba nk'ikintu gikomeye cy'icyago runaka bavuga ngo rokora like kurokora abantu 100 icyarimwe cyangwa umuntu wawe w'agaciro ukomeye like nka mama wawe cyangwa umwana wawe ninde muntu wahitamo? narokora umuntu wanjye w'agaciro umwe abantu 100 tugashya abandi 100 rwose kuko ubusanga uwo muntu kuko aba ari umuntu w'ingenzi yego okay ikibazo gikomeye kirakomeye cyane ariko nahitamo umwe ngewe nawe nuba nahitamo umuntu wanjye mutubwire muri comment urumva aho kugira ngo hagati ya logique na emotion wahitamo iki? logique. wow kuko emotion iyo ugerageje gukoresha emotion ukoresha amarangamutima yego ariko iyo ushizemo logique bituma utekereza ntuhubuke emotion zakoresha ubusa yego cyane nanjye ndumva ari uko nguko mbyumva urumva growth cyangwa security tuvuga aha twabisobanura mu buzima urabona ko mu buzima ni step by step yego security twavuga ko ari nka freedom y'ikintu runaka wowe wahitamo iki hagati y'ibyo bintu bibiri? nahitamo security. ako se ko duhuje tubaze tuze kureba group sanga ufite kuko wasanga dina be please c'est o négatif wapiranduye money or love? love. yeah love nanjye love. Skill or popularity? skills. nanjye ni skill ko if the skills nkeka ko ushobora kuba popular ushobora kuba fame kandi ufite ubwenge yego nanjye niko mbyumva kuko uze popularity maze ntacyo rwose ntacyo twakomeje ko kugira ngo ube umukene wishimye cyangwa ube umukire uri miserable? wapina umukene nishimye kuko ushobora kuba utuje. umukene arishima? hari umuntu arishima tukaganireho umukene arishima se? arishima biterwa ushobora kuba ufite urego ubukene biterwa n'icyo ari cyo kuko hari igihe uba ukennye nk'ikintu runaka icyo kintu utagifite ukiyita umukene ariko wasanga mu buzima burimo ugasanga ntabwo uri umukene yego rero usanga iyo icyo kintu nubwo uba ukimisinga ariko ukumva wishimye yego ariko rero akantu ngiye karangoye ugasubiza batubwire muri comment wowe wumvaga se wahitamo umukire
biterwa ushobora kuba umukire ufite ibibazo ushobora no kuba umukene ufite ibibazo byonyine kuba umukene byonyine ni ikibazo so akenshi nkeka ko iyo uri umukire ufite ibibazo hari ukuntu biterwa n'ikibazo ufite ariko hari ukuntu bikorohera kuba mu bibazo uri umukire birakorohera reka nsobanure iki kintu ukuntu ngiye nyumva ushobora kuba uri umukire ufite uburwayi runaka kuko amagara ntabwo bayagura ariko kuko uri umukire ugashaka kwivuza muri kondisiyo nziza ukivuriza aho ushaka ariko umukene urwaye we ntabwo ashobora kwafodinga no kwivuza sinzi ukuntu ngiye ubyumva urumva ushobora kuba uri kuri sayidi imwe ukaba wayidevelopa ukayidefanda no ku yindi sayidi wayidefanda uri umukire ushobora gukemura ibibazo ufite ariko uri n'umukene ariko uri ufite umunezero muri wowe nabwo ushobora kuba ubayeho neza kurusha wa mukire ushobora no kuba ufite rega n'amafaranga ariko udafite ukuntu udafite n'umutuzo muri wowe sinzi niba uri kubyumva sinzi uko ndi kubyumva abakire benshi bavuga ko abakire badasinzira ngo abakire bahora bahangayitse n'abakene badasinzira ibyiza rero bareka gusinzira ariko ufite amafaranga kubera ko hari umuntu ashobora kwanga gusinzira avuga ngo mfite amato yanjye yaguye urumva yaguye Dar es Salaam yagize iki amakontineri yabiki urumva ntabwo ari gusinzira undi nawe akananirwa gusinzira kubera inzara uriya utariye ntiwasinzira cyangwa ukwibaza ukuntu ejo abana baziga ibyo urumva rero kugira ngo ureke gusinzira kubera wabuze wareka gusinzira kuko ibintu byawe bifite akavuyo byinshi wananiwe kubijera baratubwira muri komenti nta kibazo ari football na basketball ukunda iki basketball njye nkunda football kuva twatangira nibwo twanyuranyije kabiri ukunda iki basket imbona iri match fan sibyo ko football ntajya amenya n'ibyo ari byo ushobora kumbwira ngo bigenze ngo kufra simenya ngo ni ibiki ntabwo rwose ndi muri football ntabwo njya mpisanga njye noneho reka nkubwire ngewe urabona uko nguko utazi football uko nyine noneho ndi munsi yawe kutamenya basketball umva nta kintu na kimwe nyiziho hahandi ikintu nayangiye ntabwo bivuga ngo ndayanga ntabwo nyizi ikintu cyatumye itanyentereza ni uko nabonye batsinda easy so iyo rero mba numva bitashimishije urumva mbona umuntu ari muri izi ngiki buriya nuko buri butabizi ntabwo abakoresheje effort nyinshi cyane surtout ko usanga agomba gushutinga nk'ahantu kure kandi agomba kuhageza rero mbona ari ariyo iri ifitemo ukuntu ari itari easy cyane ariko football shaka abafana ba football ndabashuhuje ni umufana wa football akaba umufana wa basket njyewe football impamvu nyikunda kandi nsobanura impamvu nkunda football ni ikintu nkunda ikintu ndeba umutima umeze gutya so I don't think ko basket bayireba umutima umeze gutya kandi ikindi football umuntu ajya gutsinda igitego mugishaka mwakibuze imitima yahagaze mbese iri bahangayitse basket buri kanya muri abafana ba basketball sinzi impamvu mbona ariho benjoyinga kuruta ba football arambe ni ukuri babona basket iri somehow fun ugereranyije na football nkeka ko iri classy ko mbona abafana ba basket ari abantu bari classic ariko tujye mutubwire muri comment tugiye muri kintu kiri muri fun
sha football nawe ujya ureba igikombe cy'isi urebe n'ibya NBA biba bisase reka none se aho yayuri football umva nje kuri finale ya France na Argentine nta kwese nje nabifashe personal namaze nk'icyumweru ntameze neza so sinzi rero njye nubwo byo namenyaga ngo ni ibiki numvaga cyakora abantu bafana sinayinzi ngo ni ikihe gihugu kiri kurwana n'ikindi ibyo nabyo nari nzi ni iki tugezeho Android cyangwa iPhone kubera Android yari igiye kunsaza mfite experience mbi kuri Android nakoresheje Android igihe kinyikunda numva yinjye umuntu urenze kuri Android ariko stress yawe yo gupfa ngo yibrotse sinzi ngo screen zayo zirahenda ama spare part yayo ugasanga arahenze cyane akugenda ncika intege mba dekuraje ko nagendaga mbona abantu bafite ama iPhone nta bibazo bagira ifite ukuntu ari phone ikomeye ariko ngenda mva kuri Android gutyo njyewe Android ndayikunda njyewe icyo nshaka mba ni telefone nziza yaba Android iba ari nziza yaba iPhone iba ari nziza ko cyane ndi iPhone twagiye day or night uri umuntu ukundira ibintu by'ijoro cyangwa iby'amanywa nkunda day nanjye nkunda day ariko njyewe brain yanjye ikora cyane nijoro urumva biri different umuntu ukunda day brain yiwe ikora cyane day night ubwo nyine nawe aba yageze kuryama nyine noneho ukunda night usanga brain yiwe ikora cyane night niho hantu nyine umaze kugira ikintu umaze kubona kuri ibyo ngibyo mu bintu bijyanye no gutembera ndagutembera ku manywa ariko mu buzima busanzwe ndi umuntu w'ijoro ku bintu bijyanye no gutekereza nijoro ndatekereza cyane gufata decisions zimwe na zimwe guplaninga iyo nshaka guplaninga ibintu mbiplaninga nijoro ku manywa ubwo biri different nanjye plan zanjye zose ni ku manywa iyo nshaka gutekereza ikintu mba ready kabisa mu gitondo nkaba menye ko ngiye kubitekereza umva ni njye ni day night mba numva ari igihe cyo kuryama kuko nijoro kereka nimba ari night igihe cyo kuryama ko night ndayikunda igihe menye ko ngiye kuryama numva ari cyo kintu numva nishimiye ko ngiye kuryama ni be kuryama ntako bisa kuryama byo ni ibya mbere kuryama umva n'uyu muntu ukwanga azakubuza ibitaro rero I prefer night nanone iyo bigeze kuryama pizza cyangwa burger burger pizza naho turatandukanye cyane ukundira iki burger ushaka kumbaza impamvu nkunda ariko impamvu ntakunda pizza cyane nuko hazamo cheese nyinshi kandi cheese ntabwo nyikunda so no muri burger yawe bakuramo cheese ubwo nyine mbobija ko nta cheese izamo njye burger kuyirya intera ubute kubera ukuntu urarungana ngera hagati nkumva ndasinze ntangiye gusinda nkumva imbanye nyinshi ndasaze ariko pizza yo ubona ari gato yo ndayirya nkumva ntabwo uri kunyuzura cyane nubwo nayo ntayikunda cyane ariko umpitishijemo nahitamo ibyo bibiri ari ugutembera mu mijyi cyangwa mu bintu by'amashyamba n'ibyaro ukunda iki ibyaro naho turatandukanye ukunda imijyi njye nkunda ama city tours kabisa nkunda ibintu by'ibye
kubera nature nkunda nature cyane nkunda ahantu mbona hari utuntu umuntu yadiscoveringa utugezi utuntu abantu baba utunyoni ibintu kuko nkunda n'ibintu bya photographing ubwo nyine iyo ngiye ahantu hari icyaro mukunda numva nenjoyinze cyane kuruta imijyi ko imijyi ubona ari ahantu hasimutse cyane ariko iyo ugeze mu cyaro wenjoyinga ibintu byinshi nature utugezi utuntu tw'ibiyaga urumva rero icyaro mbona aricyo cyiza njyewe nkunda imijyi muri ntuza hariya mu bintu by'ibyaro mu misozi amashyamba ibintu nk'ibyo ni ibintu numva nakinjoyinga ariko bitarenze umunsi cyangwa iminsi ibiri ntibibe byinshi cyane. N'ubundi hari umuntu wambwiye ko akunda amashyamba ariko ayenjoyinga ari kumwe n'abandi ari nka crew y'abantu nk'icumi ari abantu 15 ku buryo bijya mu bintu akabona nyine barajagaraye nyine bafite akavuyo nibwo ngo yenjoyinga kujya mu byaro ahantu hitaruye umujyi. Wow. Nje banumva ntaharenze igihe kinini ahita ngaruka mu mujyi bishyushye amatara abantu nyine njye nibyo ninjoyinga nk'ibyo nk'ahari Nyamirambo iwanyu numva mwariya muri Visit Rwanda mu Biryogo ahantu nk'aho nyine ngenda hinjoyinga ahantu hari live ariko ngende hose hari n'igihe ninjoyinga ahantu hari umujyi cyane ahantu nyine ubona hafite ukuntu hari iterambere ubwo hose urahari nyine ariko cyane cyane ahantu hari ibyaro. Netflix or Instagram? Instagram too. Netflix kubera icyo uprefera Instagram umenya amakuru menshi Instagram usanga umenya amakuru menshi usibye no kuba juste kubera uri kunaviga uri ufite ukuntu ibiri entertaininga umenya amakuru ako Netflix umeze nk'umuntu uri ahantu hamwe ugasanga ni movie gusa ukavuga ni movie ngiye kuva kuri iyi movie surtout uri umuntu ukunda movie wenda wakunda Netflix ariko ngiye nkunda kumenya entertainment udukuru dutandukanye ese trending news niziye bituma rero nkunda Instagram. Nanjye ofet Netflix ubusanzwe ntago ndi movie person ariko Netflix ushobora iyo nihaye kugiye kureba movie ushobora kumara isaha urabona haba hariho movie nyinshi ushobora kumara isaha ndi scrollinga iyi wapi wabuze choice nkashiduka amaze amasaha 2 ukiri gutinda uri gushaka bikarangira nta nimwe ndeha numva ndarushye ukunda winjoyinga gutekera abantu cyangwa wo gutekerwa? Ndi hose ndi kuri both side nkunda guteka abantu benshi banze no guteka abantu njya nekera ndabasubuje baranzi ariko nkanakunda iyo sirito nshaka kuruhuka cyangwa nshaka nko kumva mfite nk'amatsiko uyu muntu ateka ati nibwo nenjoyinga ko antekera ariko most of the time nenjoyinga iyo ninjye watetse nenjoyinga gutekerwa gusa ikibazo ngiriye ari njye watetse ikibazo ngiriye njye watetse birananira kurya nanjye ngenda birananira kurya njye nenjoyinga gutekerwa ahubwo uzantekera sibyo niba ubikunda nta kibazo nkunda umuntu ntekera nkaza nkateka agatebe aho nkajya nkuganiriza ubu kanambonje akajya no aho wenjoyinga kubi ukajya unambonja nanjye bari kumbonja akanyama kanjye neza nkanakuganira ikibazo nuko ushaka gusanga bishiriye aho ngaho mutabona ibyo mutegura ku meza. Oh my god
birashimishije. iki kindi nakubaza ikindi ntacyo ufite wowe? Hari ibyo ndi kubona nkabona ntago ari ibyacu by'abanyarwanda. Hari ikibazo nanjye nshaka kubaza kimwe, buriya surtout ku bantu bafite natural hair, ko nabonye ufite natural hair, wenjoyinga uba wumva, kuko natural hair umuntu aba yumva ashaka guhindura amasitayile, ari natural hair na dreadlocks baguhitishije wahitamo iki? Dreadlocks ariko ziba ziri natural hair akenshi, sinzi, ariko nahitamo natural hair. Dreadlocks ntabwo nzikunda. Mu gihe ngewe nkunda guhindura ama hairstyle, mbijyana aha ubundi mbigarura, urumva nkumva nyine nibwo ndimo kwenjoyinga. Mu gihe dreadlocks umeze nk'umuntu usitaka ahantu hamwe, wenda ikintu ushaka guhindura ni ukuhindura style yazo, nimba wari wabifungiye hejuru ukabifungira hasi, ariko ngewe nkunda iyo ari natural hair guhindura amaluka atandukanye. Nanjye pe nta nubwo nabikompara. Dreadlocks nicyo kintu cya nyuma natekereza mu buzima bwanjye. Ikindi iki ngiki ndabona kiri tricky. Music or art? Music. Iri loud cyangwa music? Ukunda music imeze gute? Ituje. Mfitemo ukuntu ituje. Cyangwa ndikubita? Iyi ituje mbona aribwo ninjoyinga neza kabisa, numva kabisa ndi feelinga music. Iyi ituje, ariko iyo bikubitagura numva nazi ibyo ndimo. Ngiye bikubitagura noneho mba numva nanabiryamamo. Ubwo turatandukanye. Ariko hari igihe nkunda izituje ziri soft, nazo ndazikunda. Ubwo it depends n'igihe. Ariko ngewe ukuri nkunda ziri izidunda. Ukunda guhamagara abantu mu gitondo cyangwa nijoro? Mu gitondo. Ya nanjye ni mu gitondo nanjye. Ndumva ari ibingibi ari byo, ndumva ibindi harimo ibyenda gusa n'ibyo twari twavuze. Ndumva ari ibyo ngibyo. Reka niba n'ibindi ufite wongera. Nta kindi kintu. Black hair or gushyiramo hair color? Black hair ndayikunda, ariko mbona hari abantu ndeba kubera ukuntu mbona hair color imubereye, umva nahita mbishiraho. Ariko ubundi normally nkunda black hair. Njye noneho ukuntu bivuze, nkunda black hair cyane ku bandi, ukunda abandi babereye. Umuntu afite imisatsi y'umukara mamoni imuberesha cyane, ariko njyewe ukabona nabyo washobora. Njye sinyikundemo. Gusa mbona abantu benshi b'inzobe, iyo afite umusatsi ufite indi kara, bifite ukuntu biba bimubera, ugereranyije n'umuntu wirabura. Umuntu wirabura we afite kara imwe ugasanga niyo imubera, yashiraho indi kara ukabona ntabwo bisa neza. Ariko iyo uri inzobe ufite ukuntu ho bimashinga, ufite kara cyangwa ibidafite kara. Njye mbona nk'ubu wowe uko nguko ubona isa, uhinduye ugashyiramo na black, mbona byaba byiza. Okay, nzagerageza nongere gusubizaho black. Kabisa uzagerageze. Babitubwire muri comment. Babitubwire rwose wiga kubona. Twagiye kwazo ka nyuma. Ni ibihe bintu, tubwire ibintu nka bitatu mu buzima bwawe ubu ngubu uzi, ariko wifuza kuba wari uzi mu myaka nk'itanu ishize? Kuko urabona ko umuntu arakura,
kandi ibitekerezo wari ufite mu myaka 5 ishize sibyo ufite ubu. Wagiye warahindutse mu mitekerereze, mu mikorere, mu bintu byose. Decision mfata urumva ubu ngubu uri umuntu mukuru. Nibihe bintu wifuza kuba icyo gihe warakabaye uzi cyangwa warakoze icyo gihe mu myaka iyo ngiyo 5 ishize? Ubuse ni 5 cyangwa ni imyaka yose y'ubuzima bwawe yashize? Ubu ikintu nzi numvaga nifuza kuba naramenye kera. Nakundaga koga cyane. Nkavuga ni so nabanagiye wenda nkuba ko umuntu akora sortie kuri swimming pool. Ukabona nk'abana ba never 10 ans bari koga. Kumva birambabaje nkavuga se how mutu umwana ungana kuriya nkaburiya sagize nka accident akagira nk'ikibazo kuki nta musaving cyangwa mbe namutabara igihe bibaye. Nkaba iyo mba narabimenye kera byari kunshimisha, ariko ngubu nkaba mbizi. Ikindi najyaga nifuza kuba kumenya utuntu twinshi kuri machine. Ubu ngubu ndayizi, ariko imba numva iyo mba narabimenye kera. Ubu ngubu wenda hari stage mba maze kugeraho utuntu dutandukanye. Ikindi kintu nzi ntago najyaga menya ibintu byo kuganira kabisa. Kugira public speaking nari umuntu uri very shy, ucecetse, kwiyadapta ahantu ari ikibazo. Ariko ubu kubera ukuntu ari mu bintu nakundaga nshaka kumenya abandi babigenza gute, ukabona umuntu afite nka speech aravuga nta muntu atinya, ugasanga ni ikibazo. Ariko ubu ngubu rwose narabimenye. Wow. Najyaga ntinya abantu kabisa. Ikintu kinshimishije kuri ibisubizo mpaye, abantu benshi arakubwira ngo nifuzaga kuba nzi iki kintu, ariko kubera ko icyo gihe narangaye amahirwe yarancitse, ubu ntago nakimenye, cyangwa ubu ngubu byararangiye. Ni isomo nagize mu buzima, ariko wowe ibyo wambwiye byose ko ari 3 wabigezeho. Yego. Urumva wifuzaga icyo gihe kumenya koga, ubu urabizi. Yego. So ni ikintu anytime n'ubu ngubu hagize umwana ugira ikibazo muri piscine wamutabara. Urumva ko nta muntu cyangwa umwana uko ubu ngubu bizi ntabwo uri na late. Urumva ko wowe ni ibintu hari n'ikibazo abantu bagira, akumva nimba icyo kintu atarigize agikora nta effort agomba gushiramo nubwo yaba yaragize retard, ngo avuge ati ni karone iki kintu niho ngikuri. Sinitaye ngo njye nabonye bwakuru kigize gutrendinga ko mu papa w'imyaka ari 45 basubiye mu ishuri yigana n'abana bafite nk'imyaka 7 8, ariko yari afite ngo objective ngo yo kuzaba docteur. Uri kumva uburyo uwo muntu yari passionate. Urumva rero icyo gihe iyo utabibereye maso ngo uvuge nti reka mbe ngire courage, birangira n'ubundi zanzozi ko bari mu nzozi wari ufite n'ubundi zanzozi zirangiye nazo ugezeho. Mbikuyemo isomo kuko mu buzima icyo ushaka wakiba, icyo washaka gukora mu myaka 5 ishize ubu ngubu nabwo wagikora, ntabwo uratinda. Niyo mpamvu nashaka kumva icyo kintu icyo kivugaho. So uyu munsi nagaru bwa nyuma sinzi yaje hano, nagaru bwa nyuma muzamubona. Yanyemereye kuzantekera cyane. Nzatekera. Ni ikintu ukunda guteka cyane? Uzi cyane? Nta kintu ntazi guteka. Sirtuyo ikintu gikunda. Azazantekera dusangire, sibyo? Nta kibazo. Ariko njye nzatereka agatebe ku ruhande nkumbe ndi kuganira. Ikibazo gusa uzirinde kugenda ukoramo kuko ushaka gusanga tubuze icyo dutegura ku meza. Hano zari byanjye nawe. Ikibazo
hari igihe usanga wenjoyinze aho ngaho aho uri gutekera mu gikoni ariko utanenjoyinze ku meza ngo uvuge iti none ngiye kwenjoyinga ibyo watetse. Nta kibazo, ibyo kumbonja bizajya ku ruhande, urumva? None n'ibindi uzashyira ku ruhande utwo kubonja, ahubwo uzirimita mu kugenda uzirimita. Nta kibazo. So wakoze cyane kudusura hano kuri Agape Hub. Ndakeka n'abantu bagukunze bakwishimiye. Nshaka ngo ugire ikintu ubwira abakunzi ba Agape Hub bagukurikiye, baraye n'abashuti bawe bazakireba ikiganiro, hari abantu bakuzi, gira icyo babwira icyo ari cyo, anything mbere yuko dusoza. Urakoze cyane. Ikintu cya mbere nabwira abakunzi bawe bajye bakomeza gukurikirana ko njyewe na mbere y'uko nza ngo tube twagirana ikiganiro naragukundaga. Hari ibiganiro byansipira, ari ibyansipira abajene, ari ibyansipira abamama, uri muri sectors zose, nicyo kintu nakunze hose urimo. Ari ibintu bijyanye na entertainment, ni ukuri mujye mukurikira ko hariho inyigisho zitandukanye, kandi nizera ko hari ibintu byinshi muziga. Harimo abantu baza ari aba influencer, njya mbibona aba influencinga, hari ibintu byinshi muzabigiraho. Murakoze cyane, birashimishije. So mwakoze kudukurikira, abashyashya subscribe, like, comment, icyo ari cyo cyose kuri iki kiganiro nta kibazo. So mwakoze cyane, bye.